ni mu bakire pe ni mu bakire ariko abana nandi kora nitunganije neza nk'umuntu uje mu bakire ibi bipangu byose uri kubireba abaturage bose abo baranyemeraga mu rwego rwo hejuru nyine aba bakire ndabaye aba ngabo ubu twaje kubanga ariko bakire hambere twazanga mbega urupangu ariko mani nk'ubu Imana ifashije basanga batarabona umukozi bagahita amakazi oya nawe barabona ndabizi mfite abagore benshi giye muri iki gipangu urumva baba makuru bakambwira ati hari abinjiye hari abasohotse aba makuru yose mbanya afite ntago baramubona tamukozi himbazwa nyagushima umva se tugenda uko se Suza ibi bishyimbo nabyo nibyo wanyu n'ibyama muswe n'amahinga cyangwa nkumbuye umushogoro nitugerayo umubwira dutekere arawuteka ahubwo dore n'isombe do wayibonye ariko mana mbega hano ubwo si kiriya giti cy'avoka izavoka ziryoha kubi ibintu biri aha byose tuba tubiriye iwanyu mufite imirima icyo iwanyu se mwe ntimuhinga mama Paula kuzi ko iryo zina ryanze kunshiramo mama Teta ariko bose siko barabawe nubwo yapfuye ariko nta uri umunebwe wo kugenda akashasuba ubu se koko ntabwo turahagera ugize ngo se ntituhagize dore ni kuri iriya nzu y'imbere uri kuhabona hariya ariko uzamuka kotse Suza koko ubu naha ngaho uvuka naha mvuka nyine ariko wababona i Kigali we mwafashe inzara mwateyeho iza kabiri uwakubona ni uzi ko ntawamenya ko uvuka aha ngaha Kigali niyubahwe nyine none se nyine niba narageze i Kigali nkomeze mere nk'umunyacyaro mama Paula oya kuri kuvuga ubwo iwanyu n'ishyashya tuzajyanayo naho ndebe reka nkubwire ukuri iwacu nubwo atari mu mujyi ariko afazari nta wanga iby'iwabo binuka di nanjye rero dore turahageze ni ukuri uzi ko ngenda nkumva ngiye gukubita bayihangane twagiye tugezeyo rwose imvura nayo ndabona igiye no kongera kugura ibishyimbo byanjye n'ibizanyagiwe twafatiririza biriya biti byanyagiwe gusa narindi ko ari njye munebwe wo kugenda ariko mama Paula wowe rwose undenze ni uko nta nubwo nari mperutse kugenda ubundi se urukapu aya tugezeyo nawe ureba se tutahageze muraho ma yego ko mwana wawe Suza karame mama yego karibu mwana wawe uraho mama surprise yego mama Paula uraho mwana yego ko niko ndawukunda mani Imana iguha umugisha Imana izagushoboze mu bintu byose kandi mani sinzakwibagirwa nzaguhoza ku mutima kubera Uwiteka we gusa Imana idufashe tubona akazi mani nzaguhozaho ni nkangira no ngiye wabaye aha ngaha ukuntu bahakingura nubwo nirwa nkomanga ariko hari ukuntu nabera aho nyine yahita nkurwaho gusa yewe nkomanga ashaka kwamaho si bwabo bandi bwabo ntabyo banditse Yana ni mtu mwakingura sha. Mbega urupangu rwiza shaho manini. Bafunga gute. Tone banze ngerageze ho ndenda. Ako mani kuri umuvandimwe ndi. Yumaze gukinga reba hano. Uhita n'akana. Urumva? Ugahita ugera gutya. Urumva? Akanga ugahita ugashyiramo gutya. Tugeze gutya. Oya twagiye. Tugende bazabikwigira. Bana ba. Mwa Paula, inaho urahageze. Yego ndahageze. Uzi ko atazi kugenda. Yazaga niha ngo nikure kwibira yamare muze reka mbazanira gatebe. Mama tiragutunga. Bana ba. Iyi mvura ntihita.
Twicarira hano hanze mama. Nitwicara nturako ntetse se mwana. Ese buriya amashyiga kuki yateye imbere y'umuryango? Umuvuze ni wanteye urabona ntarimutse. Yewe ya mvura imaze iminsi. Akira ni mwicare mumbwira amakuru Ngaha kira abanza tubikire rero ibi ngibi. Bana ba. Karibu muri ariko se uya muntu aguza ntimurinde mu rugo. Aya twashaka gukorera surprise. Surprise ni ibiki? Ubu ntabwo ngiye kugutumbura. Niko. Sindeba Reka sutetse. nicara. None se bana ubu tudushyira ikiza none ha. Mwiriwe muri uru rugo. Bite byanyu mwebwe. Byiza. Ngewe nitwa Maningi, nahoze ndi umukozi wa Suzana ahangaha. Nahabaye kera rwose, ndetse na mabuja Nancy igihe yari ahari. Mani wabaye iki? Uziko nari nakwiyobewe. Gute se? Ni ubuzima bw'i Kigali mabuja. Ni ubuzima bw'i Kigali rwose. Ubu se ngewe uranyibuka? Usibye ijwi rwose. Ntabwo nkwibuka pe, ntabwo nkwibuka rwose. Naho isura yo, reka. Ntabwo nakwibuka. Ubundi sinkwibuka pe, isura shwi. Neza. Usibye ijwi se n'isura urabona nta hantu yize. Ntabwo nkwibuka rwose. Niko se ubu koko ntimuruguyemo. Turuguyemo nyine. Ubu si yo muntu yaguze abana banjye nkabitegura koko mama Paula hagere bwa mbere aburi ikintu cyose. Ariko mama ntago muri uru rugo tubuze ikintu twakwakiriza umushyitsi. Ntibibaho rwose. Dere inkono iri ku ziko, nabonye voka hariya, nabonye imyembe. Ibishyimbo se nshyizeho birabaramira ryari. ahubwo reka nkubwire nabonye ibishyimbo kandi ntabwo nari mperutse umushogoro mbabaririze uze kudutekera umushogoro. Mwana wanjye se ugira ngo umushogoro ubu ntiwakomeye washya ubu warenze igihe cyo kuwuteka rwose. None se twabonye udushyimbo dutoshye hari haruguru. Ashwe buriya hajeho imiteja. Ibiriya biri iruhande rw'igiti cya voka. Umushogoro wakomeye mwana wanjye nanjye ntuzi ukuntu nkunda imboga se. Ariko nta kibazo nabonye isombe. Ibintu byose nshaka niba mva hano byose mbiriye. Kereka hari maze nk'icyumwe. Oya nta kibazo ibintu byose zabera. n'imitobe Ahubwo se bana ubonye ngo umusange n'agakatsi kari gahari maze kugafumbiza insina koko. Gusa ushaka kumbwira ko nta n'agatobe gahari. Reka ahubwo twarataze. Yewe turuguyemo koko. Reka we. Kandi mwabaye n'abarokora kagwa ntimusoma. Reka. Twinywera agatobe. Cyangwa kagashira wajyaga wanga mama. Umwana wanjye Debora ko adaheruka kumpamagara. Arahari Debora. Ameze ate saraho? Debora yabaye umunyamugi, Debora yabaye mwiza. Dore ubu ni wasize ku rugo. Niyo mpamvu icyara atakikikoze. Azaza amaze iminsi abipanga ngo arashaka ngo Hanyuma aragukumbuye. wanjye. Yewe ahubwo nari nibagiwe. Uzi ukuntu umukobwa yambwiye. Burya ngo agukunda kubi. Ngo nimpagera. Kabanze nsoza ubutumwa. Ngo nkuyambire. Ngo gutya. Ngo nongere. Ngo ubone ngo kuba tubise ngo. Ndabishohoje da. Abana aritonda nawe ubwo umugabo Imana yamuhaye atamumenya ariko se ntiyaje kunsaba. reba se ahubwo se uko nasigaye ameze Imana yaramushubije. wareba Wagize ngo ni nge se yashubije gusa. Maze mama Paula nawe yashatse undi mugabo yabyaye n'akandi kana. Kagira inkuru ngo mama Paula afite akana k'agakobwa keza kitwa Teta. Ugira neza nyagasani mwana wo mwijuru warakoze. Amudacuriye ku rupfu. Niko se mwana wa. Imana Aka kana se kutakanze ne wokansuhuza. oya yawe cyokora no kuba ntamuzanya ahubwo nabikenze. Izi nzira byari ikibazo ariko sheri twarabipanze namubwiye yuko nyuma yo kuva hano tuzazana ndetse n'umwana. Tuzaza n'umunsi. Ese ko numva wagize ngo nakana ni igikobwa kinini kibyibushye kimeze neza. Kuko n'Imana yamushumbishije umwana mwiza. Ntago yari kumuzamura kare agasozi. Ahubwo rero twaheze mu kiganiro kandi hari igihe wicara nyine ukibagirwa icyaba cyakuzanye. hari ikibazo nari mfite burya aho kugira ngo wicare ku mutogoto w'inkono wakicara ku ijambo rya nyirayo. Mama nyine urabona nanone nibyo niko abakuru bavuze. Ariko se bana ko
ko twahugiye mu by'abagabo mwashatse mu by'abana mwabyaye kuza ubu ngubu nafashe umwanzuro wo kuza gushaka umwana wanjye. umwana wowe uyu mwana Suza Uwo mwana nabyaye kera. none se Suza ukaba umushaka hehe umukura wamusize hasi Mama urabizi ko twamuteye muri rya shyamba ryo kwa padiri. none Se reka nkubwire, nagiye kwa muganga kwivuza bambwira ko ntazongera kubyara pe neza. Nari nzi ko nishaka uwundi mugabo wenda bizakura, none byaranze neza. Kubaho ntafite umwana mbitekerezaho nkumva ntaye umutwe. None mama rwose ndashaka umfasha mbona umwana wanjye. ihangane Suza rero Suza mwana wanjye urabizi ndagukunda ndanakuba ariko wiza kunzamurira isukari rwose umva rero umva mwa bakobwa umwana yataye mu myaka 18 ishize uyu mwana araza kumumbaza ngo mukure umva rero nkubwire uri kumva nicyo kintu cyadukuye i Kigali. Uyu mwana tugomba kumushaka byange bikunde akasakumiro tukabaririza ahantu hari. Ni njyewe Murekatete wa Murezi we. Inshuro zose nazaga aho ngaho hakororanye bagiwe. Yamaye nka Murekatete. Tete. Ni wowe. Uzi ko nkwibutse? Muheruka cyaro kirakanyesha uko muri segonderi. Ajye muri segonderi. Uragakara urakanyesha kagakara. None wabaye inzobe. Ajya. Sikogira ngo baro kokeje. Bako makwabwa. Warahindutse pe. Nako umuntu yakwibuka. Ubwo uratangiye rero bwa bugambo bwawe. Bakandi. Sana ko ntaho hari se murashaka. Oya Suzana, nje kumureba muzaniye umukozi. Uyu turavukana. Nari muzanye aha ngaha rero ngagufashe, ngabe umukozi wa Suzana. Rukumva yashaka akazi ko mu rugo. Rwose nari muzanye ni inyangamugayo. Hega mwabana mwe. Se mugira ngo abakiranutse ntibiberaho neza. Maje kubona ko ibintu byose mbihubukira. Bura nabira byuriya mwana iyo ntitonda ngahubuka kuri niba byaragarukiye hariya. Oya gusa ariko mwarakabije pe gufata umwana ukamuta mu ishyamba, umwana w'umwuzukuru wawe wari umaze kubona umwana wa mbere w'ifura. Oya nawe warakabije amahanaje mu muryango mama ntega amatwi nkubwire uwo mwana yaramubyaranye na se wabo uranyumva neza. Uyu nawe yarakira umwana. Ayo mahano ku musozi twari kwitwa ibiki. Nari muzanye rero ngakora aha ngaha rwose kandi n'umwana mwiza rwose yagashobora. Abakozi cyane twari twarabuze umukozi maze. Uyu musore se yitwa nde? Uyu musore harya witwa Mukisha? Ngiye banyita Dawidi. Banyita Dawidi kubw'Imana Dawidi. Yitwa kubw'Imana Dawidi. Gusa ikintu cyo nzi cyo ni umurokore. Mba nizere ko mwizeye 100%. Umva nkubwire Tete, uyu mukozi rwose ndamwizeye. Ni umurokore mu rwego rwo hejuru. Usibye ngewe byananiye ubundi. Uyu ngenda bizi neza. Ntaga ngo kabyere nka. Urumva uzibye nkanjye byananiye. Ariko rwose ni umurokore pe. Ariko reka nkubwire, yego kubyarana na se wabo ni amahano, ariko se nanone gufata umwana w'umwuzukuru wawe k'umukobwa wawe ari we fura y'umwuzukuru wari ubonye ukamuterura ukajya kumuta mu ishyamba, ayo yose andi mahano. Ibyo byarishyamirije mu muryango ntabwo twari kubona hano ese ubwo yari kumwita sekuru yari kumwita se yari kumwita igiki. Ariko gusa mwarakabije mukecuru warakabije pe. Yaba ari ikimuga ngiye Imana ikamumpa nakwishima ariko nkamubona. Okay, icyo tugomba gukora nta kibazo ni ukujya kumushaka uko biri kose agomba boneka. None ubu twamumenya nyuma y'imyaka 18 irangiye urambwira ko uyu mwana twamubona niyo twahura mu muhanda twamumenya. Harya Suzana ngo yari yambaye agati. Arakano nari naramwambitse kagakufi sogokuru yari yarampaye nari nakamwambitse mu ijosi. Ahubwo icyo uri budufashe ni ukujya kutwereka aho ngaho kuri iryo shyamba tunabaririze naho muri abo bapadiri. Rwose nuko mpubukira ibintu ntabwo bananze ko bizangarukira umwana. Mama ahubwo turajya uyu munsi kubera ko nabwiye umugabo ko ejo nzagaruka. Ndasiga ndahanga ureba ndeba iriya nkono yawe rwose. Umwe w'imbere. Umva rekeraho kamamagare Suzana rero mubuze kuzana umukozi mu cyaro mubwire ko namubonye. Oya wa. Mube mwicaye aho ngaho. Wamuhamagara rwose rwose nta kibazo. Murakoze. Ahubwo twicare. Nibyo ndikubwira. Ubangagiye gutunganya icyumba nararagamo.
nicyo ngiye kujya ndara mu cyumba cyawe ngiye kuzajya uraramo ahubwo se ko mwanangomesheje Irebe kugira ngo tugende, ntibyapfa tugende. abana nabo rwose dore umuriro washyizemo uhora wasanga n'Imana yarampanye. ibi byose ni ingaruka z'ibyahereza mbese nyine ko wabyaraga ukaba ushatse abagabo babiri ukaba utakibyara urumva nyine nabyo bitarimo Reka no kubyara ndi mutoya nabyo bishobora kuntera ikibazo cyatuma ntongera kubyara. byara uri muto se niwe wa mbere wabyaye uri mutoya Kuko nari mfite imyaka 12. wakora komera mama warakomeretse mani ndagushimiye ntabwo wabyumva niwe muntu nkora ikintu cyiza mu buzima kuva navuka niwe muntu wamfashije ndagushimiye Imana iguhe umugisha gute ajya kwishimira gute se ngiye manigi ukurangiye akazi k'ikiboyi kwesa amadongo ubure gushimira Imana yakubyaye ngo ushimire na nyoko Imana yakuremye na nyoko wakubyaye ushimire ngiye manigi mani ubwo se mani ntabwo mama wanjye mama wakubyaye nyine ugomba gushimira nyoko wakubyaye n'Imana yakuremye mani mama ujye umureka mama mani mama urumva mama ari umuntu wo kumwumva koko keretse nk'umubonye nkabanza nkamwereka ubugome ku isi ukuntu bumera